Karoti akamaro kayo kanantangaje cyane ni ukuntu igabanya igihe cyo kwandura kanseri. Hello abantu b'Imana, twavuganye yuko tugiye kujya kugura karoti tukiga ukuntu bakora umutobe wo muri karoti. Nimujye kure, tugiye ku isoko turebe n'ahantu ibiciro bihagaze, nyine twese tubimenye. Ubu tuvuye mu isoko, tuvuye kureba karoti. Iyo ugiye gukora umutobe wazo ureba karoti nziza cyane. Ntabwo upfa kwifatira karoti ari yo yose ubonye. Ureba karoti nziza cyane, niba unabishaka nyine uragenda ukababwira bakagutoranyirizaho, ukareba iza orange cyane, kuko hari ubwoko bwinshi bwa karoti, ariko bavuze yuko karoti za orange arizo zifite akamaro kanini cyane. Rero iyo ugiye mu isoko ureba izi ngizi, nyine urabona ko nazitoranyije, nazifashe neza. Ubwo ngubwo ikindi tugiye gukora, ugomba kwibuka gukaraba intoki kugira ngo nyine twubahirize isuku. Naguze karoti 7, ngura n'indimu imwe, ko mu gikombe kimwe agomba kujyamo 1/2 cyangwa yose, nyine ukayicamo 2 cyangwa ugashyiramo yose muri icyo gikombe. Ubwo ngubwo ni ukuvuga yuko tugiye kubihata, tukureho bino bishishwa by'inyuma, nyine tubihate n'umwanda uriho tuwukureho. Ugomba kwibuka kugura karoti nziza, nyine zinogeye, zisa naho zikiri nshyashya, zigaragarira buri muntu wese amaso ye ko ari nziza, ku buryo kugira ngo zikorohere kuzihata. Niba uri uwo kuziharura biroroha, byose nyine biroroha. Ubwo ngubwo nujya kugura mu isoko, twamaze kujyana mu isoko tureba ukuntu ibiciro bihagaze. Twarebye karoti gusa, ntabwo twese tujya kure y'ibindi kuko nizo twari tugiye gushaka. Indimu yo nayiguze 50. Indimu nayiguze 50. Ubwo nyine ngiye nta biti by'indimu ngira, niyo mpamvu mba ndi kubibabwira. Nta biti by'indimu ngira, nta n'umurima ngira wa karoti. Ubwo nyine niyo mpamvu mba ndi kubibabwira. Iyo igiye dusoje kuyihata, urabona ko byari byoroshye cyane, bifashaga akanya gato, kubera ko narebye izitoranyijwe, izisa naho bavuye kuzigura ako kanya, kandi zisa orange cyane. Biterwa n'agakombe ushaka ukuntu kangana, nanone bigaterwa n'uburyo uyikundamo, nibwo nyine bituma umenya karoti ngo ni zinga ugiye gukoresha. Nanone bigaterwa n'amafaranga ufite, ko nayo nyine ashobora kudipendinga, ukabona ko ifitiye ebyiri iki. Kuko nabonye zihenze, nabonye zinahenze ibintu byo muri iyi minsi byose, nzi ukuntu bisigaye bimeze. Nabonye bihenze, ariko nta kibazo, mu kwita ku buzima bw'umuntu. Dore n'indi ya 2 ndayisoje, urukona ko ndi kubigira vuba cyane kubera ko naguze karoti zifite umwimerere. Ni ukuvuga ko ukwiye kugura karoti zigifite umwimerere. Nk'uko twabivuze ruguru rero, karoti zirinda indwara nyinshi cyane. Ushobora kubikora mu buryo bwinshi, ushobora kuyiteka, ushobora kuyirya ari mbisi, ushobora kuyinywamo ji. Mbese kube ntago wakora urya ikintu kimwe, ukoresha ibishoboka byose nyine ntikurambire. Ukajya ukora udushakashatsi, ukayinywamo ji, ugateka gutyo. Ubwo maze guhata, tureba ndi kuzishyira n'ahangaha. Nibingibi tugiye gukoresha. Noneho tugiye kureba ibindi bikoresho. Urabona tumaze kubona karoti zacu, zo kubona ukuntu zisa neza cyane, n'indimu. Twebwe ntabwo turakoresha blender uyu munsi, nashatse gukoresha ibintu bihendutse byashobokera korohera buri mwe wese. Tugiye gukoresha rape n'utuntu ngutwo turanga. Tugiye gutangira kurapa. Urapa witonze gahoro gahoro nyine. Ubwo nyine biraterwa na rape mukoresha. Ngewe iyo mfite ni iyi ngiyi.
ureba ahantu hato muri aho ngaho ku buryo nyine karaza kugira duto cyane ureba. Ubwo turaza gukoresha umwanya aha ngaha kuko dukeneye ji nyine, ntabwo dukeneye utuntu two guteka mu muceri ahandi gutyo nyine. Urumva ikintu tugiye gukora uyu munsi, tugiye kurapira kuri aka kantu gato. Ubwo nawe bitewe na rape ukoresha uzarapishiriza ku kantu gato ufite. Reba utuntu uba umaze kurapa ukuntu tuba tumeze, ukoresha ibishoboka byose tugakomeza kuba duto. Ubu ahangange nsoje kurapa, ntabwo uhita ushyiramo indimu ako kanya, ahubwo tugiye kumanza twakuramo uwo mutobe tuwukamuremo. Nidusoza kuwukamuramo nibwo turaza gushyiramo indimu. Tuzanye igikombe cyacu, nacyo kigomba kuba gisa neza na hano na hamwe cyanuye. Then tugakoresha akangaka tukajya dushyiramo umutobe wacu gahoro gahoro kugira ngo muri kubona ko uri kuza. Uri kubibona ko uri kuza gahoro gahoro, ukagenda ukanda gahoro gahoro. Ugakomeza kugeza igihe uri kumva neza ko ushiriyemo nyine muri ibi bintu byacu twarabye. Uvanamo ibintu bimeze utya, ni ibikatsi cyane wagira nta n'amazi arimo. Koresha ibishoboka byose ngo twatuzi twose turimo tuvemo, ntihagire ikintu na kimwe gisigaramo. Mwibuke gukora subscribe, like and share, comment. Muvuge icyo ikiganiro cya karoti uri kumva cyaguhinduyeho, n'ikintu wamenye utaruzi kuri karoti. Uvuge n'ikindi kintu uri kumva twazakoraho n'icyo twazakoramo. Umbwire muri comment, uvuge icyo uri kubona ikiganiro cyagufashije, icyo uri kumva twazakoraho ku butaha. Wibuke gusharinga ku bashuti bawe kugira ngo bamenye akamaro ka karoti. Tujye twirinda n'indwara zitandukanye, dore ko numiwe cyane nkimara gusoma ikintu karoti imaze. Irinda ibintu byinshi cyane cyane pe, nabisomye ndumirwa. Reba ibintu biri kuvamo ni ibi ngibi. Urumva nyine ukoresha ibishoboka byose, ya ji yari irimo yose ikavamo. Urabona nababwiye ko naguze karoti 7, none ubu ngubu nsigaranye hari karoti 3 ntahase, hari n'indi imwe ntarapye. Ubwo ni ukuvuga ko nakoresheje karoti 5. Reba karoti 5 umutobe uvuyemo, kandi mwabona ukuntu zangana. Ubwo ni ukuvuga ko nukujya mu isoko ukagura za karoti nini nziza kandi cyane nyine za orange, ukoresha ibishoboka byose, kuko nasomye ko zino karoti za orange nizo ziba zifite intungamubiri cyane kurusha ubundi bwoko, kurusha ziriya z'umutuku. Hari n'iz'umukara nazo zibaho, hari n'iz'umweru nazo zibaho. Urumva rero yanjye maze kuyibona, reka nibereke neza. Urayibona ukuntu ingana, nuko nyine kagaragara neza no mu gikombe ku buryo agategurira abantu, kagaragara neza cyane pe. Nta nubwo natekerezaga ko karaza kuba kameze utya. Karanaryoshye, nakanyweho numvise kameze neza, ariko ntabwo nari nashiramo indimu. Mbibutse ko indimu, kubera ko ngewe nakoze gake, ntabwo nashyiramo nyinshi. Ngiye gushyiramo 1/2 cyayo, kizaho kano kantu ko hejuru kugira ngo zino mbuto zirekere aho kujyamo. Muri kubona ko duteguye umutobe wa karoti
bitatugoye, bitadusabye amafaranga menshi. Urabona ko nta nubwo twakeneye ibintu byinshi, ntabwo twakeneye ibintu byinshi cyane pe. Ni rape, kano kayungurura, indimu, karoti, n'umwanya wawe nta nubwo byansabye igihe kirekire, namwe mwabibonye ni iminota mike cyane. Mwibuke gusharinga, like and comments, mumbwire n'ikindi kintu mwumva twakoraho, mumbwire n'ukuntu mwabonye iyi video kugira ngo dukomeze izindi. Murabona ko bimeze neza cyane. Mwakoze kugumana nanjye. Imana ibahe umugisha.